kubaka iwacu n'inshingano yaje iyawe. Muraho neza, murakomeze neza, natwe turaho turakomeye tumeze neza cyane. Muvugire ngo cyane. Ego rero ndishimye cyane ko ndi kumwe n'abavandimwe hano. Yes, rero reka maze mbahe karibu nakaze mu muryango munini cyane ndikubaza guha karibu abadukurikira aba D&D TV show. Mumeze neza, turabakunda cyane aba D&D TV show. Ego rero we love you so much. Abaryamye ababyutse, yes, rero tubari mu kiganiro kigiye gukorana n'aba bantu. Rero murahawe kazi, murashobora kwibwira abantu bakabamenya. Thank you D&D TV show for the invitation. This is like my third time here, and ngira ngo nyine kugaruka ni byiza cyane nkuko nabivuze ubushize. My name is Madame Clémentine. I'm an international teacher. Bafitiye amakuru meza, bagarukaniye amakuru meza. Ubu ndabatumira ababyeyi, abamama bafite abana batoya bashaka kujya muri crèche et maternelle. Murabizi nyine muri no misi umuntu aba ari busy n'akazi akashaka umuntu yizeye asigira umwana we. So you are most welcome in Bright International School. Ni crèche et maternelle bya VIP byiza cyane. Muzadusure, muzakontakte, musure murebe ishuri ryiza riherereye Kibagabaga. Rero nkaba nongeye kwishima kuba kuri D&D TV show. Divine ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe, ni umubyeyi mwiza, ni umuntu w'intangarugero umuntu wese yakwigiraho, kubamumenye, kubamuba hafi, twe tuba hafi yiwe tukabana nawe mu buzima bwacu busanzwe. She's a good friend. She's someone you can keep closer to you. Ndamukunda cyane. I love her so much. Thank you. Thank you. Nkaba nabazanye n'umusani turi kumwe hano. Mugiye kumumenyaho ibintu byinshi cyane. So ni umuhanzi, ni umukinnyi wa filime. Yeah. Ndumva nyine bishashije. Reka yivuge. Okay. Everybody say D&D TV. Kurikira baby D&D TV. D&D TV, number one trend in the country. Wow. Diana baryoshe, araguha ibiryoshe, arashaka nawe uryohe. Yeah. Nyita big man, number one boy. Ndaguhereza foro ziryoshye. Big man, uwo ni J-boy, araguhereza foro ziryoshye. Yeah. No. Ni kuri D&D TV wagwanitsa ko big man bad man data bana mita J-boy kibamba tabana bana tisingare body ngore suma verse no kana so you taking off for beating saving what life is so short for sure man. Oh my god. What? Thank you so much. Agora tukore muri turi kumwe. Naye ndabona isayindi. Ndabona isayindi. So special. Thank you. You are so talented. Thank you so much. Thank you for invite me. Thank you. Ngo witwa nde? Jana amazina sinayumvise. It's a big man bad man data band. Mr. J-boy kibamba tabana ngwana tisingare body ngore suma verse no kana mje special cyangwa taking off for beating save ngwaki. Mu mazina yanjye macyani twa Mr. J-boy babyeyi. J-boy. Yeah, Mr. J-boy. Oh, okay. Boy. Wow, twishimiye kukumenya. I'm happy for you. Nishimiye kwa mwantumiye mwakoze cyane. Ego. Yeah. Wow. Ko mbize n'iribazo byinshi byo kubaza. Naje. Ready kubisubiza niyo mpamvu ndi hano. Ego. Yeah. Ibibazo byanje ndabiraza kuza mu kanya ariko uyu mubyeyi niwe wakuzanye niwe nasanze Yeah, she's my friend. Ego. That's good.
rero twishimiye kubana nawe basi na Yeah. nibwo bwa mbere nakwakira umuntu umusani cyangwa se umuririmbyi umeze nkawe. Yeah. ahubwo ni nanjye wa nyuma kuko n'uzaza bose ndi papa. Wow. So ngaho tubwire basi ukuri umuzanye. Okay, so namumenye hashize nk'amezi 3 mumenye. He's an upcoming artist. Yize umuziki KUNYUNDO. So ibyo akora arabizi ariko nyine nk'uko biza aba upcoming artists baba bakishakamo ubushobozi ariko afite ibihangano bye biri hanze. Ya afite indirimbo ziri hanze zijya ku maradiyo, afite n'izindi agikora ziri kuza, so akina n'amafilime. So ari courageous ku kintu kimwe muziho, ari so energetic, arabyumva, abona afite inspiration. Yeah, he's so talented, akora ibintu abikunze. He's amazing. Niba umuntu ushobora kuvuga ati nkuririmbire. Yeah, like kumva me normally I like music. Thank you. Yeah, I like music. So music is therapy, music is life. Ahubwo nta ndirimbo birimo. Like clip, whatever. Yes, yeah. Not yet. Not yet. agaseke karacapfundikiye. Ariko sari zifite hanze arizo wakoreye ma clip byose. Ndazifite nyinshi cyane kabisa. Clip tamushizemo. Kwasi kubyina. Munda show. So like okay, ntago twese twakamenyanye. Oh yeah. Arumfashize igihe gito mumenye. Yaranganirije arambwira ati ngiye nkunda umuziki, ati nkunda gukora interviews ku ma YouTube channels, ku ma radios atandukanye. Ariko numva nyine by inspired namubwira ariko hari ahantu kuri D&D TV show haba abantu bagira umutima, bagira umuntu. It's a big family. It's a big family D&D TV show. So I will take you there. You meet people there. Haba hari abantu bafite like nk'imishinga itandukanye, like cyangwa umuhamagaro wundi wo kuba bafasha aba coming artists, kuba bageze ahantu kure ariko baba batazi wenda baherereye se bari hehe. So life is about connection. The way you connect to each other, connect me today, I connect you tomorrow. So you never know where life is taking us. Ariko so far so good. Iyo umuntu afite ikintu cyiza muri we kandi akora kunze yishimye, biba ari byiza cyane, biranezeza, biranyura. So like n'umwana ubona ufite ishyaka ryo kuzagera kure, ufite inzozi, like aho nkora niho abari. Can come in the morning, nkumva nyine mfite vibes zitandukanye. Ndi umuntu w'ama vibes atandukanye from Monday to Sunday, mfite utuntu twishi. So nshobora kuza mu gitondo nkabona arishimye in my heart, nkavuga ngo reka mbe inspired n'umuntu kuki we yakwishima, why not me? Ari ikintu cyo tugomba kujya twigishanya abandi, how to smile. Hari abantu benshi baba babikeneye. Ari igihe ubyuka mu gitondo urabizi wibaza ABCDZ ngiye gukora ibindi, umunsi wanjye upanze gutya, like ariko from nowhere ukabona umuntu arishimye, he's always happy. Ntiwamenya niba babaye, nibaza se ujya ugira ikintu kikubabaza, ati hoya kasanga yiririmbira. Imana yarabyishyuye. Like umuziki rero iyo kuba mu maraso ngira ngo ntago wababara. Nanjye for sure yo numva ari ikintu kiri kumboringa, I listen to music, iramfasha. So like iyo ubona umuntu ahora yishimye ni ikintu cy'igiciro. So niko kuko n'abana ba inspired nawe. Yeah, he's a happy man, he's a happy girl, a happy nigga. Ubundi risoni rekera. Really?
nibyo bo hari Abateacher. ano ya hari bavuga umuntu ibyiza ndatabihari cyangwa se ikintu ariko ni bake bashoboka babwiza umuntu kuri kukwari ibyo byose ndabifite ego babifite pe kubera ko bivugiye kuri kamera avugiye muri kumwe buriya thank you Imana iguhe umugisha kabisa njyewe nkunda abantu abantu bose tuziranye baze byandika no muri comment ndi umuntu w'abantu ndi umuntu ukunda abantu nanjye nkunda abantu bankunda bakanabimbwira bakanabinyereka tukerekana ko like ukiza ufite bakikubwire birakwankuhaja it's kind of motivation. Hari igihe ubaho uvuga se ibintu nkora binyura abantu binezeza abantu bishimisha abantu nkanjye urumva an international teacher I get so many feedbacks from my kids from my parents bituma numva buri gihe I need to work more. Nk'ubu mfite club ya reading intervention yigisha abana gusoma French and English, so mbikora mbikunze n'aba inspired kubera kuntu abantu babwira Clementine abana bacu barakumisinze abana bacu baragushaka bituma mbashiraho Saturday program like nkababwira abana baze basome bajyane muri library basome bajyane ku swimming wige koga so like uko ukunda gufasha abandi niko nawe Imana ikuzanira imigisha mu buzima bwawe. So umwana mutonya ufite inzozi ze ashaka kuzageraho Imana izabigufashemo uzabigereho wamamare ugere kure w'icyamamare like indirimbo zawe tujye tuzireba kuri televiziyo tuzumve zigere mu mahanga zigere muri Amerika zigere muri Europe everywhere. Nicyo tukwifuriza like niyo mpamvu nyine n'abantu baba bahari turi kumwe n'umuntu ukomeye Divine ni umuntu ukomeye ariko ntajya byemera Divine ko akomeye ariko arakomeye bari nyine tuba dukomeye kubera ko iyo ugenda iyo uvuga igira gutera not even that. She's a rich lady ariko ntajya byemera ntuzagakate kamera oya kugakata ntabwo byemewe ariko icyambere n'umutima mwiza yago. So D&D TV ifite inzozi zindi zo kuzafasha aba upcoming artist kabageza kure kubera ko iyo ufite ahantu wageze umuntu wamufata ukuboko ukamuzamura. So Mr. G-Boy ni umwana wa D&D TV show agiye kuzakurira hano mubona kura niyabwa icyubahiro namwe inshuti abavandimwe turi kumwe turashaka kubona hari umuntu kuri D&D TV show twazamuye barabyumva cyane nanjye my hand is there Jomba nitanze handi yanjye twese tuzamura G-Boy yakuriye kuri D&D TV show umwana wacu tumuzamure umusani wacu ajyeka mu kanya aradutamo n'indi akapera ahubwo uri tayari indirimbo zingahe zawe sajya nko mu 10 hari zirarenga ariko hari izamaze kugera hanze yego sirari nyinshi cyane ariko nyine kubera ko umuntu aba agitangira kishakisha ntabwo biba byakagira ingufu nyine ariko zirari nyinshi cyane tubwira indirimbo ya mbere wanditse bituribireho bukeye indirimbo ya mbere nayanditse 2016 yitwa Dutangire naranayirekodinze ariko kubw'ubushobozi nyine birikodinga biri aho ngaho so ariko yitwa Dutangire nabaririmbira nta kibazo niba mushaka. Sinabeshya aiswe ndagukunda kwihishira sinabibasha muranibaza urukubukeye nibaza pe uko umeze nawe urabizi yo my love simbanuje oya
gusona mose gira nyumva gira pepe nahura bisiyo alo simbanuje oya gusona mose gira nyumva bebe gira dutangire baby right now gira dutangire amulolo gira dutangire I'm right now nyumva gira baby gira dutangire baby right now gira dutangire obimbwire dutangire nye niteguye kugukunda yoa sinabishya aishoya ndagukunda kwihishira sinabibasha mpora nibaza uruko bukeye nibaza pe uko umeze se nawe urabizi yo mala simbanuje oya gusona mose gira nyumva gira pepe nawe urabizi yo mala simbanuje oya gusona mose gira nyumva bebe gira dutangire baby right now gira dutangire gira dutangire right now nyumva gira dutangire baby right now gira dutangire Gira dutangire nye niteguye kugukunda yoa. Wow, that's amazing. wabikoze byari 2016 nibwo nanditseho bwa mbere niyo ndirimbo nayo naje 2016 noneho mbwira iyo wanditse vuba iyo ni iya mbere ibaza indirimbo ya mbere ikaba ari nziza gutya noneho iya nyuma nanditse vuba Inshyashya. nanditse vuba yitwa Bele ntabwo irasohoka ariko irasohoka very soon ni nabwo mbonye ubushobozi bwa video yayo ni video ndi gushaka aho gukora nabwo kamuye ubushobozi bwo gukorera isohoka Wow. kwa kapera gatakora kuna irasohoka Kuri TV naze gupiringa namba yaho hasi ku kiganiro iyo video tugombe tuyibone. nari ngubajije indirimbo waba waranditse vuba ngaha nanditse nyinshi ariko iyo mfite ubu ngubu iri very soon gusohoka yitwa Bele yego tuyitege ryari sinamenya ariko ni nka nyuma y'amezi nk'abiri nimara kubona amafaranga ya video kubera biba bigiye bigoranye cyane zahita nyikora nyishyira hanze audio yararangiye ni video yonyine ibura yonyine uzaza muri video azaba ari muri video yawe she's the queen yes What did you say? Okay. Ariko reka ngwereke TV. Nukura abatwumva n'abadukurikiye kuri D&D TV show bamushyigikire uze gupiningaho akanimero kiwe down. Nukuri bamusupporting azashora video tuyibone tuyumve. Like it's a blessing always to support someone. Thank like you. who wish to reach somewhere and to follow his dreams. Yeah. ndabizi neza ko uzagusapotinga Okay, merci beaucoup. Asante sana. cyane Yeah. so ndaturirimba rero iyo ndirimbo yindi Okay. ngiye kuririmba yasi I can dance ni show time kuba ngufite byo ntakavuyo bikore nawe ugere down turi kumwe shozo n'imiriro erega nanjye ndakunda nubwo ubona nigunze gutya naragupfiriye ma sineze no kuhava nowe nari nzi ko ndi wanone umpumagura bubane igihe weteraga habe no kumpepera walai wanabai bele yeah no you know life 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 yenza gake nasigara ndashaka kweyonga nawe nkacimaka yenza gake nasigara ndashaka kweyonga nawe nkacimaka ibyo bintu birarenze mani Kunyundo wize yo iki niki
kubera rifite ubushobozi buke nize vocaliste bitamvayo ariko ni nashakaga ntabwo nize imyaka 3 nize akanya gatoya bitewe n'ubushobozi nari mfite Ucuranga igihe gihangana gitari cyane byo n'ubundi aba ari ibintu byoroshye z'umuziki ni ibintu biri simple n'ubundi iyo uyibonye urayicuranga so you can play a piano and a guitar. Ubaye ubonye ubushobozi urashaka gukomeza ukarangiza. Wari utubwiye ko wize Nyundo kandi wiga igihe gitoya ko ubushobozi wari ufite. Uramutse ubonye ubushobozi nyine bwo gukomeza kwiga kugira ngo urangize umuziki. Urashobora gusubirayo cyangwa nasubirayo kubera ko ubumenyi buri gihe umuntu ahora abusaba nta munsi bihagarara kwiga ariko right now ikintu mfokasinzeho n'abantera inkunga no gukorana n'umuziki kuko ibyibanze narabibonye by'ubumenyi byibanze byo gukora umuziki kwiyandikira gukompoza indirimbo iyo ari yo yose akanya I'm focused to do something abantu bareba ushaka gukora indirimbo kurusha nyine wenda kwiga kuko wenda narize ibyo nize ndashaka none kureba niba bikora ako kubera ubushobozi nanone bikakugonga ariko nzagerageza cyane ariko nabyo bibonetse urumva nyine ufata ibihari ubonye ubushobozi bwo kwiga uriga ako nkaka kandi ikintu focus nzaho cyane no gukora indirimbo kandi igihe ushobora gukomeza nanone kwiga gusa udashyira ibihangano hanze bikaba ari ibindi kandi umuririmbyi nyine ko nabateye n'ubundi ahora yiga day by day ahora yiga ntago byahagarara kubera umuziki ugenda windagurika ko umunsi uje ukunduje nyine tu. That's nice. That's nice. Yeah, ni byiza kandi kusangira numva wajya gukomeza kwiga kuruta uko watangira gukora kuko iyo urangije kwiga ubu nyine uri umuntu nyine wabyize byose ni byiza kuba watangira gukora indirimbo nyine utaragira ariko bibaye byiza kurushaho wenda ukabona ubwo bushobozi bwisumbuyeho wakwiga ukarangiza then noneho ukaza mu muziki wa nyawe uzicuje gukora uzi ibintu byose. Ariko ikibazo twebwe nyine nk'abahanzi bakizamuka ikibazo nk'abahanzi bakizamuka tuba dufite akenshi na kiba gishingiye kuri kubushobozi hari gihe nk'umuntu ngiye yambwiye ngo wenda no gusubira kwiga mbibona nk'inzozi kubera akenshi wenda amafaranga ubusabwa ugasanga we ntayo ufite igihe hari ubushobozi nkeka ko nyine umuntu yajya kwera ko ababikunda cyane ariko nk'aka kanya ngiye nta bushobozi mfite bwo kujya ku ishuri pe nakubeshya kabisa nta nubwo mbirota unago mbirota anyina amafaranga mba mfite abari make cyane kubera Imana nta kidashobora. Amen. Mukozi w'Imana. Amen. I know. Yes, kubera Imana everything is possible. Of course. Rero ntago wavuga ngo kubera ngo ibiki ngo ubona ko bitashoboka oya. Ariko wenda byashoboka wiga byashoboka gukora mbese yumva ko bizashoboka. Wenda ko kana yaravuze ko kuvuga ngo barabijyanisha na muziki bitewe kuko ubundi n'umuziki it's a talent ni impano before going to school it is a talent. Yes. So ni impano wayifitemo then akaba yaranizeho ibyo ngibyo bibanza ubu ngubu yakora n'ubundi ko asanzwe zifite zigenda zisohoka hanze so like ya balance yakwiga kora it can work out. Yeah. Uriya yo hari lifestyle ugeramo bigasaba ko you work hard. When you are working hard there's no sleeping like you do like 5 things at once. Like you can study and also sing. Its life is balance. Yeah. That's what I think. Urasenga se? Cyane. Usengera muri etorero. Yenda umukatolike. Ni wacu bose n'abakatolike naye ndi umukatolike. Niryo torero usengeramo. Okay. Impamvu nkubajije kusenga kuko ndabizi ko Imana ishobora byose nta kintu na kimwe iyo wayubashe ugakora ibyo ushaka ibintu byose birakunda. True. Hari indirimbo y'Imana uzi? Indirimbo zawe ari twese tuba tugiye tuzizi kubera ko ari ubuzima bwacu n'ubundi. Nta muntu wayoberwa indirimbo z'Imana kuko natwe twese iyo tujya guhera gutangira umuziki dutangira hamwe by'Imana mu makorari. Ziba zihari nyinshi cyane. Niturimbire nka kamwe. Simuka.
Nagari gufashwa. Okay, nta kibazo. Nyigisha kubyuka hakiri kare mu gitondo izuba ritararasa zafatanye n'inyoni mu rukerera kuvuga gukomera kwawe nyibutsa wongera unyibutse ninibagirwa mwami uza nyibutse mbyutsa kare mwereko nyiryamira mpore mugi neza yawe y'ubuzima bwanjye. Maria Jardine sigara na sister we wasera batubikana dasubize. Yeah, I know. No kuri se Turabasuhuje. Bari indirimbo neza cyane. Thank you. Twatugiye mu by'Imana kuko ubwo tukiri aho hari umuhanzi afata nk'icyitegererezo inspiring like role model. Kakanya mu Rwanda na ALYNE SANO. hari indirimbo yuzi. Because you fata nk'umuntu nahe ugomba kugira nk'akaririmbo k'nyine. Iki cyamwiteresheje ahubwo kuri ALYNE SANO. Nuko ari umukobwa. Urarucira rangije. ALYNE SANO impamvu she's a beautiful ikindi ari talented cyane ariko ni umuhanga mu bigeranye no kwandika gukompoza n'umuvocaliste. Akenshi hari igihe abahanzi nyine abahanzi baba batandukanye hari umuhanzi uba utagira vocal ariko aba aririmba. Hari no kuba nyine uri umuhanzi ariko utari musician ari kwandika indirimbo. Hari abantu nyine bafite ibyo bintu byose babishoboye. ALYNE SANO byose arabifite. Indirimbo ze se arazifite nyinshi ariko niza kwibuka neza ndayibaririmba kaza kubatungura. Hari rebo nimwe yo mu Rwanda wumva wa joining? Of course yari yose ubwo nibagere vuba bafate ino za bitaragira iki n'iki. Zahabu izino zahabu nibashaka bayifate kare batarayirwanira. Bayikuyeho icyondo. Sibyo rero bayikuyeho icyondo. Ni zahabu rwose mwapfukiranye babyeyi mwandetse mu gitabo cy'umuntu. Hari umumanager n'umwe wigeze usaba ko yakumanaginga abyanga? Kenshi nta muhanzi ujya ukunda gusaba aba manager. Ngewe ntabwo ndamwaproachinga kuko akenshi baza kubera talent ufite kandi hari igihe utari wagera ahantu igaragariza ngo baze cyangwa ngo wenda babe bakubona bagutware. Ariko ngewe nta bushobozi mfite bwo kwaprochinga manager kuko akenshi mu Rwanda we yari wo umugiyeho hari ibintu byinshi biba bigusaba byinshi kandi nta connection ndabona impuza nabo mu magambo make. Ngiye kubabona rero benshi. Ahubwo se kuzabura uhitamo ko ndi kubona abagiye kuza biruka. Ninde mu managing abahanzi basi wemera uvuga ati basi ngo nafata nzemera. Wari we wese nge ikintu cya mbere nemera akazi bakora niko kambere kuko hari aba young star twagiye tumenyana before aka kanya akaba ari abahanzi bakomeye kandi barakomeye kubera abo ba manager. Hari igihe mu manager nagufata gutyo akaba atari bumenyekana mu maboko ariko ari we wakoze fondation ituma abandi bakubona. So right now awari wese uri mu Rwanda managing umuhanzi kubera ko igihangano kiravuna indirimbo video kuzijyana ku ma radio station. Umuhanzi wari wese uzi ko yakoze indirimbo cyangwa umuntu wa managinze umuhanzi wari wese indirimbo tukayibona wese yakoze akazi gakomeye kabisa. Hari ahantu wari wa performing in public imbere y'abantu benshi? Akenshi abari mu bigo by'amashuri nk'abasari nyine bakizamuka mu tubari twose muri twa tubari ukoramo bagutera n'amacupa utanishyuwe. Ariko ahantu nakoze hari abantu benshi ni mu bigo by'amashuri cyane no mu makwe sometime no mu anniversaire nta handi henshi nyine. Ibyo byose biba byakozwe n'abacuti banjye wenda tuba tugiziranye ntabwo ari ibintu biba byaturutse
umuntu ave from nowhere yaza akagufata kubera kakuzi kubera ko nta muntu nzi nyine arya mu bukwe se baririmbamo za ndirimbo z'ubukwe oya haririmba umuhanzi ubundi niwe uririmba indirimbo afite ko nk'umuhanzi ngiye nk'ubu nakubaye igihangano cya Masamba nabwo najyana ngo nyiririmbe atari cyanjye. Okay. So rero nk'umuhanzi abanzi batandukanye n'abantu bakora cover niho usanga baririmba indirimbo z'abandi cyane ako nganjye ngiye mu bukwe bw'umuntu keretse igihe yabinsabye akari indirimbo ashaka iri special ngiye nkoresha izanjye ntakoresha izanjye nkanakoresha niye naba namukorewe n'umugeni we. Arahori wabikora se? Nkatatu. Ugakora indirimbo y'abageni? Yego nyinshi cyane. Ngatubwira imwe basi ko hari umuntu hari ugiye gukora ubukwe hari hakurya hariya urumva twebwe ntago dukora indirimbo nyine zirazaza wakira kuririmba indirimbo wakoreye abandi oya kenshi n'ubundi n'amazina bakunda kubarimo. Yego nyine naringize basi niyo wakoze wenda ukumva kabisa hari gukora nk'ikintu ukumva ugikoze neza kubera ko bari abantu bari hariya hari ufite ubukwe bw'ahanga kandi arashaka kuzamuka. hari umugeni nigeze gukorera indirimbo hari umugeni nigeze gukora indirimbo yitwa Nzirinda imaze igihe kinini ariko kubera ko urumva bari indirimbo z'abana ntabwo tuzi performinga nari nayiririmbaho gatoya. Birambabaza kukubona ufite shafo nyegera oh my darling yo nzirinda kukwima icyo unsaba zagendera kure y'ibikubabaza undiruza ndinde n'ibisambabaza wirinde nirinde icyaduteranya. I know you love me, that's why I love you. Baby, you don't do what you want. Baby, you don't do what you want. Zirinda amakosa yaba mato cyangwa manene reka nubaka icyizere mu mutima wawe uvuye umunsi tubemeze nimetanye kwambike kuvuye umunsi tubemeze nimetanye kwambike kuko nzirinda icyatera amarira mu maso yawe kandi nzirinda icyatuma wabonera icyizere. I swear nzirinda nukuri nzirinda I swear nzirinda nukuri nzirinda Amen. Sajiboy, thank you. ube wabukiza umunota namufashe uririmba neza pe. Asante uririmba neza rwose. asante kubera Imana tu icyatuma mubabaza so abantu bazajya batumva neza gutya sinza kocora n'inkwano zose nzazitanga pe ntacyo uzabura ibyanjye byose nzaguhebera. Oh my god. sinza kocora n'inkwano zose nzazitanga pe ntacyo uzabura ibyanjye byose nzaguhebera. I wanna listen to this. No, I'm sorry. Lyrics bagibaza igihe kinini cyane. Ubuzima bwawe ukunda iki? Mu bijyanye n'iki? Iki kikunezeza? Ikintu cya mbere iyo nakoze ikintu kikaba success nge banumva sinabwo bihagije. Icyo kintu kinezeza. Ikindi nezezwa no kuba ndi ahantu nta muntu wenda dufitanye ibibazo. Iki cyakubabaje mu buzima? Thank you. Icyambabaje mu buzima ani isezerano nahaye papa kanshika ntari muhaye daddy wagiriye kimwe ijuru kweke. So ariko ndumva ari icyo ni icyo cyambabaje cyane kuko nari namuhaye amasezerano menshi agenda nabigezeho. Sorry about that. Thank you ariko ndi ndacyari mu nzira. I'm the way ntabwo nzahagarara tu. Yeah. Be brave. Ufite umufiance? No, nta mufiance ndagira wagera mu mufiance muri Kigali nta mafaranga. Nta mafaranga, no money no girlfriend. Yo. Niko
bimeze buriya no man no girlfriend Nadusubize kuri icyo kintu niko bimeze se okay wenda we niko abyumva ariko ni urwitwaza abantu nyine basigaye abasore basigaye barashizeho n'inkumi kubera isi hano iri kujya abantu bose bari kuba materialist ukuntu ariko I believe ko umuntu yabona umuntu umukunda bya nyabyo ariko at the end iyo umuntu agukunda nta mafaranga afite it ends up kubona ari fake ikibazo kirimo so ikibazo ntabwo ari uka breaking up abantu benshi ba breaking up urabona mwayashaka namwe umutipe biragoye umutipe niwe wa approaching buriya biba binagoye ko umukobwa yaza ashobora kuza ariko ni gake bibahira kuko yaje nyine ntawe kubera mu mboni za abahungu dufite ukuntu tureba iyo tutivugiye ikintu kandi twebwe tugitangije nyine akenshi ntabwo gikunda kuba successful akenshi njye niko mbivuga rero ntabwo waba ukuka amenyo n'andi wayazirikishije amafimbo uke kubwira umwana w'abandi ngo uramukunda ntanabasha no kugendana nawe basi nisango muganire kandi akenshi urukundo wenda ntabwo aba ari ibyo mvuze ngo no money no girlfriend ntabwo ari uko ufite amafaranga mba mvuga ni kuba nta fondasiyo ufite ubuzima ngo ujye mu rukundo kuko urukundo cyo ni nk'igifondasiyo niko mbibona ntabwo ari agafondasiyo ni ikintu kinini cyane kibamo ibintu byinshi kigusaba umwanya kigusaba amafaranga kandi right now I'm focused my job ntabwo ndafocusinga ku byo gukundana ariko next time ndi muzima nta batabyumva nabi imashini irakora irakora kabisa umuvega noneho oya umusanira twemeje pe ikibazo cyari n'icy'amafaranga y'ibintu abakobwa batabyumva muri imashini yo ntari but no mu bwonko ntari follow your dreams. Me too. I agree with you 100% that you should focus on your dreams better than looking for girlfriends. Because no matter what you want, your girlfriends they will come. They will always be there. Nano barahararika. See that? Nuko udashaka kubatesha igihe. By the way, it is good when ushaka kubatesha igihe. Ntabwo byakunda kubera ko ngiye nanga abantu bambabaza nanjye nanga kugira umuntu nababaza. Nanga kuba nahereza umuntu gahunda yanjye akayica kandi nanjye ayimaye nayica kubera ko akenshi ntabwo bariho nambane nagira ubuzima bwanjye buri focus ahantu hamwe kubyo nyine nagira inshingano z'umuntu runaka. Biragoye cyane kabisa. Baravuga ngo umuntu uzavamo umugabo umubona kare. Njye n'umugabo cyane njye nabonye. Like niba yakumva ko atakwica inzozi z'umukobwa. Uri abakobwa bakunda vuba birukanse. Hari n'ababeshya akavuga ati buriya iriya mitungo ni iyanjye kandi ari iya girlfriend wawe. Ko nyine kugira nyine tuburi. I'm attracting. ngo ya modoka mujya mubona ngendamo ngo miliyoni 18 kandi ari ya grand frère. Ariko ntabwo kuva nyine wakura ukageza aho ngaho ntabwo uraga imupira. Be honest. To be honest, nagize abo mbeshya ariko ntabwo nigeze ngira ntabwo byari seriye. ariko nabo barambeshyaga kuko batabeshya bagihari. Twese mwarabeshya nawe. Ikiganiro kiryoshye. Ariko ibintu biba bimeze ugasanga urabona akenshi cyane cyane ku bahungu niyo ndavuga kubera ko wenda ngenda umuhungu tuzuye ubuzima ducamo. True. Njye ntabwo nigeze ngira umwanya wo kwicara ngo nitekerezo kubera ibintu byinshi nagize n'inshingano nagize nyiri umupeti cyane. Kwita kuri sister wanjye. So ntabwo nigeze mbona uwo mwanya. Ako bitavuze ko ntavugana n'abakobwa mvugana nabo mutandakarira amahoro atahe. Avuga ngo wa undi muvugana dore nabari hari amukanya. Ariko ngiye mvugisha ukuri akenshi iyo ndi kumwe n'umuntu tuvugana cyane cyane nabonye byatangiye kuba binini mubwiza ukuri. Kuko akenshi hari ngiye nabona abakobwa urabiza akenshi iyo mugiye mu rukundo hari ibintu bibiri abatekereza uwo waba uri wese. Ukubana kandi ikindi ni ubukwe. Ko sinyeka ko hari umukobwa ushobora wenda abashaka nta bukwe bakoze nyine abari bwo bushobozi cyangwa se wenda ari uko babihisemo ariko buri wese aba nkeka ko afite uburyo yakora uko ababitekereza. Ibyo bintu yo bibiri bose aba babitekereza. Akenshi rero bwo bimeze gutyo
ngiye nkabona inzozi zanjye wenda ni mu myaka 5 iri imbere kandi uwo muntu abona afite ntago yazageza so nkubwiza ukuri tukaba inshuti bisanzwe kandi abacuti banjye benshi turi inshuti cyane tu uwo twamenyanye wese turi inshuti ntawe twashwanye ngo namwanze ngo cyangwa ngo yanyanze kubera ko twavuganye kuri turi inshuti gusa kandi ni byiza tu bize ku bakobwa akababe nibyo abakobwa bakora ikanzu y'umweru nta mwana ugira oya nta mwana nanjye ndi umwana cyangwa wabonye tuno tuntu ni jaride wumvise ufite ibitekerezo nk'iby'umuntu wabyaye oya nagize inshingano byumvise ra kuko ibitekerezo afite afite umwana witaho bose ukuntu yabidesigninze abakobwa barabazi azi ibyo bifuza azi ibyo baza kumubwira ngo bra nawe ngo baba azi intekerezo zabo uherutse kubwiza ukuri urumva yaje nyine agira ngo muzakundana noneho umubwiza ukuri yabyitwaye mate cyangwa se wabonye uwo nabibwiye namubwiye n'ibyari 2023 dadi yarakimara kwitaba Imana na kabiri ure icyo gihe nagize inshingano nyinshi kubera ko uri mfuri wanyu mu bahungu tuvuka turi abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri aho urumva ko ngiye mvuka Irurindo naje kiganije gushakisha naje ndi umwana cyane nta famille nsanzi na akenshi n'umuntu mutwanye utekereza gukora gusa kenshi ntabwo mba ndi focus ku bindi bintu kubera ko n'amaso yanjye ibintu areba nishobora kwangiza akazi bakanyirukana kandi nta nundi bujye na Kigali so nka focusinga akazi konyine nyine kurusha gukundana ariko nabimubwiye nawe yarabibonaga ko bidashoboka nari maze kugira inshingano nyinshi ntabasha no guhamagara umuntu ntagira ibyo bitekerezo byo guhamagara umuntu kuri telefone mubwire ugasanga amaze nk'iminsi nk'itanu ntahamagara umuntu tugahora dutongana umva yaramamagaraga buri gihe akambase why urumva hashize igihe kinini iminsi 5 ingahe kandi ngiye nkaba mbona ko namuvugishije so ngeze aho ndamubwira ntago bino bintu byashoboka ubwo twibera inshuti kuko n'ubundi abenshi n'uri twarabaye inshuti imbere before yuko haza ibyo ngibyo tukibera inshuti gusa kandi nkabona nibyo bifite umusaruro kandi tugafashanya tugahana ibitekerezo wow it's amazing ukuruza ba umuntu w'umugabo ya kwangiza amarangamutima y'undi muntu it's bad kandi ubizi ariko ukaba wakemera sari wigeze kuyangiza kuri wowe yeah tubwire ko byagenze oh my gosh nawe tubwire muri make uko byagenze nk'umuntu wigeze nibwira ko muri kunyumva ariko volume niyo volume nako volume niyo like njyewe nta nubwo ari okay njye ndi mwarimu rero buriya mba ndi kubishyiramo ubwenge bwinshi oya ubu this time everything nshyiramo imibare myinshi n'ubwenge bwinshi so it's hard but I can't miss anything to say about that. I can tell you something. Nago ari no kuvuga ngo kugutera igihe actually cyangwa kukwangiriza amaranga mutima yawe. Actually it's like destroying you. That's what happened to me. Wow. It's actually big than kwangiza amarangamutima y'umuntu cyangwa kumutesha igihe. Hari nicyo ukora, like it's like you are destroying someone from taking her everything. Ukaba urabona abakobwa tugira ikintu cyo gukundana cyane. Uriya abahungu icyo nabwiye kicuro nyinshi nkuko Jiba yabivugaga, uko umuhungu buri gihe abafite vision ziwe niko baremye, niko Imana yabaremye. Uriya ushobora kuba uri kumwe n'umuhungu ukavuga amagambo igihumbi yavuze 5, niko baremye rwose. Wavuze gender balance si mubeba, ariko buri gihe bo bafitemo ikintu cyo gutekerezamo ukuntu kurenze. Uriya nubwo wenda wakwigira ukuntu akakwihorera, ntago biba bivuze ko nyine wamurenzeho. Ashobora kubibona ko nyine washatse kuba babita gutingare, akakwihorera agaceceka, ukayobora akakureka, ukigira ibintu byose akakureka kubera ko yashatse ko amahoro ataha.
ariko bitavuze ko ari wowe nyine umuyoboye. So like abakobwa rero tujya gukunda tugenda twese bitandukanye n'umuhungu. Umuhungu ashobora kuza mu bintu ari game bigakomeza bikanakura ari game bikanagera kure ari game yewe mukaba mwanabyarana wakiri muri game urumva bibaho akazajya abona n'abantu babasura babatembera wakiri muri game ukarinda ubyara uri umugore wabyara rimwe kabiri gatatu aba yakuze wowe ugakura ugasaza ukamurenge mu bitekerezo wakibereye muri game. So like rero njye ndakundana cyane pe ndakundana like nkunda abantu ku buryo nkasanga hari n'igihe nibibagiwe ariko at the end I come back on my feet nkagaruka aho ngomba kuba ndi ariko abahungu byo kuvuga ngo umuhungu yagutesheje igihe njye kintu nabiziho ni kimwe nuko dutandukanye pe for sure to be honest turatandukanye n'igitsina gabo nyine n'igitsina gabo it's written in the Bible n'abagabo. So ushobora kuvuga ngo ufite ubwenge ufitemo imibare ariko n'abagabo always n'abagabo. So rero uko twibwira ko tubafata ntago ariko badufata siko badufata na siko bari. Wowe ushobora kuvuga turiya mutipe ndamuzi naramukarikiriye byose ndabizi my dear uribeshya. Iyo aguhindutse nibwo bwa wundi utangira kurira ngo you betrayed me warambeshe agakuba ati reka da njye ntabwo nigeze nkubeshya. Uribuka rya jambo rimwe navuze ati burya njye nari nkomeje kuvuga ngo burya wari ukomeje ati none se njye mvuga rimwe bikaba birabaye. So it's like that. Ikintu twe dufite ntabwo ari uko batubetrayinga ahubwo ikintu dufite ni uko tubiyibeshya. We always think they are our brothers nyine nabo bavukira amezi 9 nkatwe ariko my bro bafite akandi kantu bafitemo ibanga Imana yabaremye yabahishemo. Niyo mpamvu bakubwira uzarebe buri gihe barakubwira umugabo watutse umugore wakubise umugore wabwiye nawe umugore ba mugabo aba yarengereye cyane. Umugore ntiyagusubiza umugore nta mbaraga afite zagukubita wenda ufite zavuga pe zavuga wabuteva washaka ugashirame kutera urafite gute byarahindutse really nenye uri kuvuga amakuru yo mu 2001 how is it mba muntu tuya makuru ubwo nta ahubwo nkeka ko nta mugabo ukivuga barahose really ni havuga utarabona ntago nkeka ko bacecetse sibyo kandi ntaraba umugabo ariko arabizi turaganira akaguru oya nabura bwanwa rega bafite nagara sinijdaride ntago buraza like nakubwiye ngo umugabo ashobora guceceka not because ko wamunesheje yes ariko kubera ko we yashikunze amahoro kubera kwihobeye ushobora kugenda ukwivuga mu bantu ukavuga ibyo ukora wagaceceka. Noneho kamaha aga story one day friend of mine yagiye kwaka divorce aragenda aravuga ngo urumva uyu mugabo nta kintu azana mu rugo nta kintu amfasha aratongana nuko gitifu aravuga ati se koko nta kintu azana mu rugo. Umugabo ati njye nzana umugati wonyine ceceka yagira ikindi yongeraho. Noneho batashye inkuru ikurikiyeho n'isekeje batashye umugore ngo hoya ngo wabeshye nguzana umugati gusa ngo ntabwo wavuze nibi byose ntabwo wabivuze ngo nibi byose ntabwo wabivuze ntabwo wavuze ko ujya wishyura umuriro ujya wishyura amazi ujya uhaha ibyo byose ntabwo byo wabivuze kubera icyo utabivuze ngo ntabwo ujya unyitaho nibyo nyine naburanaga hariya n'ibyo bagatereka mada ntabwo nagombaga kuvuga byinshi birenzeho ubwo wavuze ko nyine uri kwaka divorce so uvuga ko nta kintu umaze. Rero on top of that numvaga nta kindi cyo kurenzaho mfite. What I said nyine navuze ibiri hafi gusa navuze ati nzana umugati. So like numvaga se kugibera gitifu ajya kuvuga ibintu byose ajya kumubwira ngo rero ngo niyo amazi yabuze ngo ninjye nishura bili yayo no muriro ngo ninjye bishura bili yayo. So twose tw'utudetayi numvaga atari ngombwa.
umugore ati hoya uri umwana mubi byose nabyo wagombaga kubivuga ati komanda urashaka iki si wavuze ko ushaka divorce ubu ni inshuti ntabwo badivorishije ibyo byo kuba abagabo kenshi ubu ngubu bisigaye byarahindutse ntabwo kera wumvaga ngo ni abagabo bahohoteye abagore ariko ubu ntabwo bikiri ibyo ngibyo abapapa benshi barara hanze y'ingo zabo kandi bubatse gira baharara kubera imico mibi yabo oya nta mico mibi ariko hari n'abagabo bameze gutyo bahohoterwa kubera abagabo benshi batagenda imbere ya kamera ngo bivuge cyangwa kubibwira abandi bantu ego because of the character ntabwo barabohoka kwiyumva ko ariko bashobora kugenda bakajya kurega gutanga ikirego cyabo abenshi ntabwo barabohoka nanjye mise mbyibaza kubera ko abagore nta gucibwa mu ijambo abenshi baraza urugo rumeze gukena gutya barankubita bagira gute bambuka bataraza ngo ni cya kintu nakubwiye ngo abagabo bagira pride yego like ni cya kintu cyo kujya imbere y'umuntu wenda tuvuga ugiye imbere executive kuvuga ngo umugore wanjye arabitekerezaho like baratekereza cyane before they react akavuga ati reaction shira kuri iki kintu ni ikihe abugaceceka ni nkuko buriya umugabo ashobora kuba yakubiswe nta kintu afite ariko akagomeza akihagararaho agaceceka ugasanga umugore yabwanutse yagujije inshuti n'abavandimwe yabwiye abantu bose umugabo yiturije like noneho there is one thing yankoze ku mutima ukuntu ushobora kumuririra urumva abagore tukunda kwiriza no kwibebeza kurushaho kumuririra ukanamwibebeza umva arimo gupfa biruti byawe then at the end akakubwira ngo impore ukubona ari kugukonsora ari kuguhumuriza ari kukubwira ngo humura kwibaza nyuma wamenya situation yari arimo kwibaza ariko buriya we imbaraga zikuye he mukagira imana like so we have to get to know twebwe abagore muri rusange we have to get to know nabo n'abantu ariko bo bafitemo urumanamana njye niko njya mbivuga yaduhagarariye imana ku isi bivuge neza ahubwo that's true turayihagarariye nk'uko umugabo yagukubise ukaza ukabitubwira hano twakumva tukugiriye impuhwe ariko uyu mugabo waje avuga ngo umugore wanjye yankubise twanamuseka ahubwo rimwe ibijugujugu ni myinshi cyane nk'ugahita umuntu w'umugabo bagukubita gute cyangwa bakuraza hanze gute biba bisebetse ari igisebo yego ariko umugore yabivuzeho nta mugore ujya ukubita umugabo ashobora kutamukubita ariko akamukorera ibindi aba yakubise imbwa tujye tubyakira aba yakubise imbwa nawe noneho bise ku rundi rwego umugore ukubita umugabo ntabwo aba yakubise umugabo aba yakubise imbwa hari urundi rwego bijyanyeho kabisa ariko umugore ukubita umugabo amuhora ko hari inshingano atujuje agatinyuka akamukubita umwana we yakoshije bakora iki kugira ngo yumve neza baramukubita hari icyo gihe ubwo aba yakubise imbwa nyine kubera ko niba wirengagije inshingano oya tujye tubivuga uko biri no it's not like that ntabwo urashaka ikintu nizeramo ariko mbona byinshi you know what Charawige kugera kuri level to hurt someone mu buryo bwari bwo bwose to hurt someone muri feelings physically emotionally ni urugero rubi rwo kubura uburere buriya umuntu ufite uburere iyo uwo mwakundanye ni umuntu uba ugomba guha icyubahiro cye bitakivamo peacefully uramusezera ukanamubwira impamvu bitakivamo kuko si itegeko ko abantu babana burundu kuko iyo abantu badetinga nabihishanamo at the end after 1 year 2 years 3 years kugera kuri 30 bakabona baribeshye si ikibazo ko wagera imyaka 30 ukabona wibeshye partner wawe ariko njyewe icyo mbona cyo abanyafrika muri rusange kuko niho bigaragara mu bashakanye batererana kubwubahane bagatangira kwandagazanya no gukomeretsanya no kwicana no kuvutsanya ubuzima birimo kubura umuntu buriya umuntu yarabaye mama w'abana bawe undi yarabaye papa w'abana bawe buriya rwose ufite uburere n'indangagaciro wakakwiye kuba umwubaha
warangiza ukamubwira ati rero bino bintu twajemo turabona bitakivamo, ahubwo reka turebe ukuntu abana babaho neza tukafatanya kubarera no kubaha uburere bwiza, hanyuma njye nawe turi abantu bakuru, let's enjoy ourselves. Byaba biryoshye cyane. Ariko kugira buriya njyewe ikintu nemera I myself n'umuntu gutuka undi, gutukana ni self of abusement, kind of abusement. Kuba watekereza gutuka umuntu byo byonyine ubwabyo ni ikibazo. How comes utuka umuntu? How comes uvuga nabi umuntu? How comes utekereza nabi undi muntu? Like uwo mutima mubu ukura he? Ubwo burere bucyo ukura he? Iyo ndero nkeyo uyikura he? Ibintu byose bipfira mu mafamiye. Hari abantu rwose barezwe neza nk'ubu nzi, nk'ubu reka mbaho urugero ruto. Divine ntabwo muziho ibintu byinshi, ariko Divine mu buzima bwe n'ukuntu ameze gutya, Divine ntabwo yakora igitutsi mu kanwa ke ngari kugutuka cyangwa ngo aratekereza kukugira nabi cyari kukubwira nabi. Wamurakaza keeping a distance. That's how even me I am. Umuntu ababaje keep distance, ariko ntabwo namutekerezaho ibintu bibi. Kwa ngo niba twaramenyanye ukambabaza, nshobora guhita nifata nkakwimagina ko uri nk'umuntu utuye cyangwa ubwo tutaziranye tutari twanamenyana. I keep distance from you so it makes me feel happy. Kubera ntabwo nzongera kukubona ngo wenda umbabazi. Ariko ikintu cyo gutukana, kurwana, gukomeretsanya, I wish everyone can get this. Ari akantu tujye twiga keza, nigeze kugasharinga kuri status zanjye mu minsi ishize. Burandi umuntu utagihubuka kuri status zanjye, ibyo sharinga ni amakuru mba nashatse guha abantu cyangwa message. Ni akantu bakita kangasangiza bari kuri D&D TV show n'abantu bose muri rusange, bakita magic words. Magic words tukunda kuzigisha abana batonya, ariko n'abantu bakuru zirabagomba. Magic words harimo harimo merci, kavuge français nta kibazo. Harimo merci, harimo pardon, harimo s'il te plaît, harimo au revoir, bonjour. Buriya umuntu utajya usuhuzanya abandi abafite indero nkeya. Sibyo rata. Umuntu utajya usezera abandi abafite indero nkeya. Umuntu utajya uvuga yashizemo ngo nabavugisha, like wizumubukira nka umenyera. Sibyo? Like first of all banzunyubaye. Like I don't know how to say this in Kinyarwanda, but I can try also to translate in English. Magic words. En français c'est les mots magiques. In English it's magic words. Ziri gucha, excuse me before you talk to someone. You say excuse me in the morning. Greet people. Good morning. Wish them you are well dressed. Niba yambaye neza bimubwire, niba yakoze imisatsi neza bimubwire, niba yateye makeup neza bimubwire. Reka dukundane, ubuzima bwabwo itself buradu challenging. So reka natwe twe kwichallenging. Ntago mbona ko umuntu ujya usuhuza abandi, umuntu ujya ubwira abandi ngo mwambaye neza, murasa neza, nta n'ishyari burabagira. Mwambaye neza, murasa neza, mufite ibintu byiza, ndabikunze, agasuhuzanya, agasezerana, akabanza agasaba uburenganzira bwo kuvugisha abantu, yaba yakosheje agasaba imbabazi. Uriya muntu mu buzima bwe bwite nta muntu yababaza physically, emotionally, nta muntu yababaza. Bigoye cyane. Yego. Abimwe Vanessa yatubwiraga ati njyewe kubera ntakunda umbabaza, nanjye sinkunda uwo nababaza. So nta mukobwa nabeshya ngo uri fiancé wanjye kandi njye nta gahunda mbifitemo. Muri wowe bizi ko nabihari. Yego, wowe urabizi ko nabihari. Ushobora no kumubwira ati aragateremeza ukamubwira ati G urabizi reka tube twikunda, tube twiryohereza, to having a fun, ariko rwose nta rukundo rubirimo. Akabizi ukuri like to be honest. Rero magic words ndazibifurije abari kuri D&D TV show, nzifurije abantu bakuru bose muri rusange, kuko akenshi turakura tukazibagirwa. Nk'ubu najya kuvugisha Divine ukabona ntabwo nashizemo icyubahiro. Why not? Ngomba kugishiramo nkamwubaha. Ari nk'igihe njyewe iyo nyandikiye message utashizemo hi, hello, like ntabwo nyisubiza. Like even when we are talking on the phone, abazi turaziranye babyandike nikomeze. When I'm talking on the phone with you ukagenda utavuze au revoir, utasezeye,
mbifata nka politesse like ko nta kinyabupfura ugira cyangwa wenda uguhamagara agahita akubwira direct ikintu nyine ashaka iki n'iki ataranagusohoza biba bigaragaza ko nta mibare yashizemo ntigeze anagutekerezaho uri bubifate gute uri bubyakire gute like niyo njyewe urabona kumwe MTN igiye gucika gukopira cyangwa mwavugaga ukabona network azabuze I always come back to you nkagusezera like to let you know ko ikiganiro twagiranaga twagitangiranye nagusuhuje twakiganiriye ariko I have to make a full stop navuga ngo twakirangije we say goodbye to each other nyine biraryoha nzigisha abana ariko naje gusanga abantu bakuru bazibagirwa ntabwo uzigisha abakuru abantu bakuru hari abenshi bafashe ku mbuto ya danje ntabwo bakibyibuka habe na gato naho rero dukuru kubura ubumuntu bwo gusanga ko twabuze ukuntu tubura ukuntu twubaha reka nkwereke njyewe I like white people to be honest with you naringiye kubikubwira abazungu kubera ko hari nta muntu ushobora guhita aza ngo akubwire ikintu approaching gutya I like them kandi iyo bakubonye barasmiling exactly niyo wameze gute weakness kandi utari no kurukinga nice ariko bagata niyo yaba akubesha ariko akabikubwira ibo baremwe nyine kuvuga ukuri cyangwa se kuvuga uko babona ego n'ikindi kintu divi iyo gusitaye batabishaka aravuga sorry ariko hano umuntu murahura ari kuza nawe ugenda yakugonga akakureba nawe kugeza urushyi hano ushobora gusanga dufite ukuntu n'imiryango yahariye wenda mu market ahantu hose nyine ufatira umuntu umuryango abanyafurika rero urarazwa cyane papa wabona yatambutse arahagarara akagufatira ukinjira ariko twebwe iyo we winjiye imbere nyine winjiye imbere agomba gufatira uw'inyuma kubera ko ushaka kugira ngo ukamugonga abanyafurika rero turinjira ntabwo ushaka gufatira umuryango umuntu ugiye kwinjira nyuma yawe ariko hari igihe hari n'ibintu abantu batozwa ari n'abana tuba tutarabonye twebwe exactly yego ariko iyo uri ahantu bikorerwa urabyiga ntabwo yego abenshi rero ntago benshi bajya babona uburere nk'ubwo buhagije ngo babone before ugasanga nyine bakuriye mu buzima bwo guhubuka gusa kandi umuntu wamaze gukura biba bigoranye erega we are the one to change the world turi hano tubivuga biragera kure sibyo ikinyabupfura ni ikintu cyiza niho handi hava urabona bo reka nkwereka akantu keza mbikurije kuri ko twavugaga urabona biyo bashwanye mwana bakope muri fiance cyangwa muri umugore n'umugabo to be honest with you ntabwo bo bicana aragusezera ahubwo akantu gatangajemo ajya nakubaza ati ko twatandukanye umeze neza wabonye se umugabo ati naramubonye agufata neza se kandi we yarakwanze ati agufata neza ati we namfata neza ati cyangwa mfata nabi ati niba agufata nabi nge nzaza kubimubaza yes ejo mu gitondo aramukomangira akaza kumubaza bafata umugabo nabi kandi baratandukanye urugero divi Diamond somoze afite umugore batandukanye bita Zari yego Diamond ubu afite umuntu bakundana umwe ariko Zari kuko babyaranye yes niyo Diamond afite umuntu ari gukundana aramubwira ati mu kwa kangahe nzajya gutembera na mama w'abana banjye n'abana kuko Diamond we arabizi ko abo bana bakeneye kumubona ari kumwe na mama wabo babona ababyeyi babiri icyarimwe umugore akabyumva kandi ariko hano iyo mutandukanye nibyo nyine ikiza nuko tutazongera no kubonana n'abana ntibakubone akanabakwangisha rimwe na rimwe n'uwo washatse nawe akifuza ko babyaranye batakongera kubonana ngita babanze why ari byiza abantu baratandukana bakimana abana hano ego no kumusuhuza ntibyemere cyane natakaye barahari benshi it's true niko kuri abana bawe hari uwo nzi yatandukanye ariko yaragukoreye nk'ubugome ariko uzi nk'ikintu gihari kandi nawe uramuzi nzamukubwira iyo agiye gusura abana be nagenje hano kuri gate bamusanga hanze umugore yaramubwiye sinzabone yinjira mu rugo rwanjye ariko uwo mugabo ashaka ko yarakoze ibintu biri muri iyo famille tubyemere urumva
buriya njye hari ikintu njya nkunda kwemera umuntu nakurusha ikintu cyiza ujye wicara wige kandi ukige umuntu uzareke gukoporora ibintu by'umuntu bibi ariko umuntu nakurusha ikintu cyiza ujye wicara wige bari abantu baturusha kubahana bo ubwabo like bya bindi byose ni ukubura ubumuntu nyine twe like kuki wumva ko wamwifuriza ibibi niba yaje kureba abana nawe yarababyaye ntabwo wigeze ubabyara wenyine exactly mureka basuhuze abaha icyo yabazaniye njye niko mbyizera sibyo hanyuma niba wowe warumvaga bitaravuyemo buriya abagore n'abagabo reka mubwize ukuri bapfa utuntu twinshi iyo mugeze nk'imyaka 2-3 murirekura noneho mukamenya naho utuntu twinshi dutandukanye ababigumamo ni ababyihanganiye ababisaziramo ni ababyemeye bakabyihanganira ariko nakubwiye ngo umuntu niba yabasha kugucaho ntagusuhuze ujye umenya ko n'ibindi byose yabigukorera yanakugonga aramutse abonye ntuzi uzumve niba umuntu atajya kubaha agahita abyuka akavuga ati uhamagara ukabito divi ibi ni koma nta na rimwe wamwisema amayigo nta na rimwe washyizemo icyubahiro n'umunsi wa rimwe it's kind of disrespectful ugasanga ntujya wubaha buri ikinyabupfura ni ikintu gikomeye tugomba kwiga tukigisha abantu bose tukigisha abana tukigisha abantu bakuru urumva niba nijuru ribaho abadukurikiye babyumva nta juru tuzajyamo twangana tudasuhuzanya nta ndangagaciro tugira nta burere tugira nta ribaho naryo uzajya mu ijuru ufite abantu udashaka kubona uzajya mu ijuru ufite abantu wumva wanga from nowhere ukabona umuntu atambutse ukumva ntushaka kumuvugisha ukumbura mwana that's bad reka mbwira buriya kera nigeze gushakisha idini njyamo I'm Catholic ariko nabihisemo nkuze njye uganya nicara wasengeraga muri pefa ariko ni amateka urusengero rwanjye witonde ni amateka actually nasengeraga mu barokore niko babita nyuma rero nihinduriye church njyenyine for 2 reasons kubera nahigiye ku Catholics kubera 1 reason ni abantu badashobora kujudginga umuntu n'umwe they have dignity ituma bakubaha niba wowe waje gusenga hari ukuntu wabyutse ukumva wowe waje gusenga ntabwo waje kurata imyenda ntiwaje kurata inkweto amasaha amasakoshi hoya tujye tubibwizanya ukuri abarokore ntibanera amabuye ariko bafitemo akiryo uzi ko hari umuntu ujya umisinga gusenga kubera ko yabuze ikanzu divi ako kantu urakazi katubwire ego ndabizi pe none birakwiye bamwe ariko kubera ko yatekereje ko niba divi ari muri la cace muranambara agakanzu kamwe ubwo ntari bunseke twebwe kuri pefa rero turisengera uko tubonye divi nta kibazo hari n'insengero wagendaga winjiragamo wambaye agakanzu kagufi pasiteri imbere agatangira kwigisha kuri ibyo bintu abonye ku bantu bambara imyenda migufi exactly not even ku short dresses kuko ushobora kwambara short dresses bitewe nuko arizo zikubera cyangwa zigufitinga ahubwo hari akantu ngiye kuvuga sibyo buriya abantu bakunda kwigana imyambaro y'abandi batazi bo ibibafitinga hari umuntu utajya umenya ibintu bimufitinga mu buzima kubera ko abandi babyambara akabyambara ariko twari turi kuvuga gutyo ese iyo umuntu agiye gusenga already yarangije kuvuga ngo nabuze imyenda rimwe na rimwe akavuga ngo ntabwo ari bujye gusenga sibyo cyangwa ukabona hari church itakubereye bitewe na level uriho ese izo ni inzu z'Imana se buriya hari church ya level yawe yego hari church muba hari church imwe ntashaka kuvuga iri muri Vision City yego ariko hari abantu bashobora kwitekereza hari abarokore ku cyumweru naba batekereza nubwo baba bari around bakumva basenga ariko ntibinjiremo kubera ireviriho hari amacaces menshi mu Rwanda tumaje kugira yamaje kwisobanura na level ariho wowe utajyamo bitewe n'icyiciro barizwamo manyenyeri 5 stars like mu mashuri harimo 5 stars mu churches harimo 5 stars mu supermarket harimo 5 stars ku bantu bakomeye harimo 5 stars wenda nko ku bantu bakomeye nyine b'abahanzi
iki wenda ndabyumva ariko se ku bantu basanzwe nabo baririmba kuva ko hari ahantu bagomba gusiga cyane rwose divi cyane ibyo byo birahari cyane kabisa ubu uriya muduga mushyashya waguze ushatse wajya uparika muri vision ukajya gusenga biremewe niko kuri ariko that's the reality no car no interchurch buriya njyewe nkunda reality nakubwiye ngo iyo umuntu akwemeje ujye wicara wige wemere sibyo se ariko ntitugendere ku bintu umuntu uko ngo umeze gutya ngo nivujya hano na hano niko bimeze kabisa ni ukwibeshya rero ni ukwibeshya kubera ko reka mubwire hahandi ugenda muri 5 barasenga kimwe n'ahandi ntabwo uzi ko hari inzu z'Imana winjiramo bitewe n'icyiciro urimo bakabona ko uri umujura kandi waje gusenga sibyo se hari n'insengero ujyamo hari n'insengero ujyamo bitewe n'ukuntu wambaye urusengero zizwamo protocole bakaba batakwemera ko wicara imbere kandi wagezemo harimo imyanya iri vide banakanaguciraho ingenza bakagushiraho ijisho utaje kwiba barimo nzaho nagiye nsara inyuma kandi ko imyanya imbere iri vide what happened to you yari amahitamo yawe ya protocole no kuvuga iyo myanya iyo myanya bamaze kuyigenera ba nyirayo nicyo kibazo gihari iyo ni inzu y'Imana babandi bitanga mu rusengero ntabwo ushaka kwicara hano hari umwanya njyana nyine nawe ikofi yawe mpita bavuga protocole byihuse wakoze kumwicazana ariko hari umwanya njyana hari uguze ikintu cyatumye izo confidence hano wazivana nibyo nari ngiye kuvuga izo confidence hano wazivaye zo kubwira hari ibintu umuntu agukorera biguye ko nuko nta n'ubushobozi wifitiye n'amafaranga nyine akahita kumaramo confidence zose ari kugira nawe nk'umbwi yatanze confidence yari iri muri wowe ko nta muntu wagombye kukwicaza aho hantu kandi ubona imbere hari imyanya rero niyo ngiye gusenga kenshi nkunda kwicara imbere sinakwicara imbere cyane ariko byibuze reka kandi kantu kamaze iminsi ga trending nakunze ko mushiki wacu Louise mushiki wacu ni mushiki wacu uriya yitwa umushu ni mushiki wacu yitwa umushu abashiki wacu our minister sibyo mushiki wabo ariko ni umushu sibyo kadukoresha iry'abahanzi ni umushu urumva ariko you are right ni mushiki wabo you are right ni mushiki wabo Louise mushiki wabo twamusuhuza umushu aho aherereye ariko hari akantu yavuze numva nagakunze yari arimo kuvuga ngo kubukwe kubera abasore nk'aba ngaba cya kindi umujene wacu yavugaga ko yitinya avuga ati nta bushobozi mfite sinakora ubukwe biki n'ibiki ni uko aba ari kuri pressure y'ibyo abandi bakora ariko yari arimo gutanga urugero avuga ati se mubona biriya bigikwiye bikiri kuri mode ko abantu bakora ubukwe bushoyemo ibyo badafite banagujije banakopesheje sibyo ntabwo bikwiye ariko ikintu cyo tugifite ni ya pressure yo kumva ngo uri kuri pressure y'abandi bantu rero ngiye kubaha agatekerezo k'ukuntu twe tugifite imyumvire iri hasi mfite umucuti wanjye yarongoye umuzungu noneho urumva na bose ni abanyamahanga none bajya gusezerana ku rukiko rukuru umuzungu hagera mbere yambaye sandali urabona amasaha y'ishuzi urazizi iz'umugore yambaye n'ikanzu nziza yegera ku birenge na karabuke arazinduka yicara imbere umujene wanjye nawe aza yambaye ipantaro isanzwe n'ishati isanzwe n'inkweto ziwe noneho yinjira ku rukiko wa musekirite wo ku rukiko aravuga ati oya hano harimo abantu bari gusezerana we ntabwo uri bwinjire ati nyamara ngenje gusezerana umugore wanjye arimo hari imbere maze umusekirite nawe uje gusezerana umva tumenyereye ko umuntu ajya gusezerana yambaye ikoti ishati ibintu biri aho avuga ati nyamara njye naje gusezerana kandi umugore wanjye arimo hari imbere
umusekirite ati oya urabeshya arangije umucuti wanjye aramubwira ati ntacyo nyine ko ubu urabibona mu kanya sekirite aramubwira ati ba wicara aho inyuma ngende bikurikirane ariko nabona umuzungu oh hi darling hi sweetheart come urumva yakoze ubukwe bwose he's my friend n'ubu babibonye yabyandika ni inkuru it's a true story he's my friend yaranyisipayirinze numva ndabikunze kuko nanjye ndi mu bantu bakunda ibintu biri unique bidasa n'iby'abandi so arangije nyuma yakira umuzungu yazanye inshuti ye urumva uwo muhungu nawe azana mama we n'abashiki be n'abasaza ubwo bwari ubukwe bwabo bajyana muri resitora bisanzwe resitora bife y'amafi abiri ubugari bisanzwe ahubwo nyuma bajya kwirira sho mu birunga nyuma yaho ubu n'umugore n'umugabo bahana nk'umucuti wanjye we yahise yambara ring ebyiri ku matwi iyo niyo yari impeta yabo yes so ndi kubaha inkuru kugira ngo hari abantu bakeneye kudusharinga ko ubuzima dukwiye kububona mu yindi mboni mu bandi cyangwa se barebera ku bandi ibyo bakoze bakumva ko babikora mbikurikije niyo ko iyo message minisita yadusharinze avuga ati abashu se mubona bikwiye ko mwakwitinya kuvuga ngo ntabwo twakora ubukwe ntitwakundana umukobwa ntiyankunda umuhungu ntiyakunda umukobwa bitewe n'ubushobozi bukeya ubu ngubu umurenge ufunguye umurenge rwose umurenge urukiko ntabwo ruhenze cyane nawe wararukoze watinyura abantu umugore wawe afite ikanzu niyo yaba isanzwe umusore nawe afite ishati n'ipantaro asanzwe yiyambarira ku murenge barabasezeranye sibyo gusa nta n'amafaranga dutanga wenda bize cyane wenda kubera ko nawukoreye hano ni 5,500 umurenge burya ibintu byose byicwa no kutabimenya no mu kagari basigaye bamanuka hasi bakabasezeranya umurenge nicyo kintu hano gihindutse kurusha ibindi kandi nabwo bukwe sibyo nzagukorera umurenge none se reka nkwereke divide mwemereye umurenge wow ahi noneho fiyanse se basi shaka fiyanse asigaye zibusi birangiye noneho reba babazungu ukuntu nabo basigaye bakora muri jaride ariko byatangiye kuzana abanyamuhanzi bari kubikora ugatumira pasiteri akaza akabahesha umugisha si byaje utumira inshuti zawe nkenya ukazana na pasiteri akabahesha umugisha biba bibaye so bivugiye gutinyura abajene ko batakwitinya gukora ngo mugufije amafaranga menshi yego kandi bya biravuga ati se kuki urugo mutarutangiza Imana ikabahana umugisha everything is possible mwatera imbere mwagira sibyo gusa hapfa kuba hari urukundo ariko icyo dushaka kumva hano ni ya pressure kubera ko uwa runaka yaje agakoresha doti ubu ngubu hasigaye hari ubukwe bwa miliyoni 50 ubwo bwa miliyoni 15 ushobora kuba uriya mujene wacu baba bafitemo agafaranga gatubutse aragafitemo byibuze kazaza ubwo muri kukambonamo ariko buriya ashobora kuvuga ati wenda ubukwe bwanjye bwa make numva bwazamamagara miliyoni 20 nazo ntarazibona the time is waiting to get that money ari gukura ntabwo azabona ukuntu arera abana be urumva so like iyo umuminisitiri nkuriya tunamushimira aho aherereye Imana imuhezagire imuha amahoro n'imigisha narakubwiye ngo ngiye nkunda abantu bancalenjinga hari igihe ubu tuba dukeneye umuntu nkuriya uvuga ikintu kiri serious gitinyura abantu kuki abantu bajya kuri pressure buriya urumva no minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubu ngubu bahagarariye umuryango bavuga igifaransa hari ibintu byinshi aba yabonye agatinyura abantu kuki abana b'iwacu bitinya kuki abana b'iwacu bavuga ngo ntibakora ubwo harabura iki sibyo ikazi ya fanta ntiwatumira abantu bakenya mu kayinywa njyewe abari abantu bose baza ku bukwe ntabwo ari ngombwa ko bamenye ko mwabaye umugore n'umugabo ubundi nimubyara mukagendana mugenda mubyivugira bizaba bibaye abana nta nubwo bazabivuga ngo ibikorwa mujya ku murenge gitifu akaba gatumurishyura icyo cya 5 cy'ikarine ni ikikarine narasetse ni ifishi cya 5 jibo utagira ngo ibintu birenze bana none ikanzu umukobwa n'ubundi abasanzwe ajya gusenga biriya wambaye abundi agafoto
nta foto nta cyabaye mugahita mugasevinga ariko dukeneye kugera kuri iyo mentality so ikintu rero nabivugiraga ni ukugira ngo abajene muri rusange n'umuhanzi wacu umusani wacu nta mpamvu yo kwitinya ubu ibintu byaroroshye kandi ntabwo tuzajya tugendera kuri pressure z'iby'abandi G-boy igenda ku murenge bakwemerera icyatanu nayo nzaza amafotore yego umva ahubwo naduhe show tubitaye ibyo bintu abakameramani nibo baba bahenze ibyo bintu ntibirangiye numva umurenge murangirira ahubwo umugeni ari njye nemera ikikanzu y'umugeni amahera mama cyangwa oya kandi wowe uri kugaruka handi rero turi kuva uri kudusubiza inyuma turi gushaka ibiri smart si ibihenze ibiri smart ni ibituma uberwa yego I getting the point kandi ndi mama cyangwa so nda dressing umukobwa naje nje kureba akanyoni kamwe none nta nyinyoni shisha ahubwo ongera uturirimbire buke kuko twagiye mu bintu by'ubwenge cyane kandi ibi bintu ndabizi neza ko biza gufasha abantu nanjye ibintu naniteze ntabwo ari byo nize ariko nize kabisa kuri pe thank you ku bana na tica umugisha nimuzajya mubona hano please muzajya mutera agatebe mwicare mwige ufite agakaramu n'agakayi anota ahantu avuga ati kano kantu rero hajya ni jitafu ni G-boy it's a big man bad man data banda Mr. G-boy kibamba data banda gwana tisi umwana ibaje mwese man bari tunamukana mu special taking off from beating zenguga life is so short real man yitwa Mr. G-boy okay ongera turirimbire kugira ngo dusoze neza sorry yeah indirimbo ngiye kuririmba yitwa Kora bashaka bajya YouTube bakayireba Kora by Mr. G-boy ese kutavuze YouTube channel uko aka kanya ngiye YouTube channel yanjye barayibye sorry hashize last 2 weeks so ndashaka kwishyira hanze kuyifungura ndi gushyira indirimbo zindi hanze biri seriye okay so ngiye mujye kuririmba rero yitwa Kora ngiye kubaho agasample gatoya kugira ngo dusoze bose bameze nk'abasigaye kwe turagenda nk'abaziranye kandi n'ubwa mbere tubonanye mizike yaje ninaniriwe sinamenya ko banyemereye ngo mbahereze pase bategereje usange mbafite ku mutima n'abasaza bakiri bazima turashaka kuvuga ibizima ntidushaka kurwo rumuri ruzima kandi mwese muremerewe nawe ubwawe urabyemerewe kazi ni kazi na n'umuhejwe nyewe mizike niyo nshyize imbere kanzanira kazi ni kazi na n'umwe niyajye mane tusane bayi bayi abaturwanya ni bayi bayi abakurwanya bose bareke bima amatwi wicika intege uri we wese wihagarara kora cyane kandi bizacama kora 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 ma kora 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 ma kora 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 ma bantu burya si bamana kora 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 ma kora 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 ma kora 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 ma bantu burya si bamana yawe asante asante kabisa neza ku ndirimbo zawe thank you urashoboye tinyuka urashoboye merci beaucoup byiza pe ntabwo sinzi kuririmba ariko iyo umuntu ari kuririmba neza ndabyumva okay merci beaucoup cyane kabisa asante rero reka mbashimire mwakoze kwitaba mwabutumire ndabizi ko kuba Madame Clémentine mama maîtresse abantu bibuke gukoresha magic words abakuru wayumvise rero Imana wamugisha cyane 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 yabwiye ko ari umwarimu mwiza agishiriza umwana ubu ngubu yatangiye ishuri rya Bible words reading intervention rero buri wa gatandatu tujyanayo abana bacu akaza kubigisha igifaransa n'icyongereza rero nimuzana abana muri weekends abantu nyine baba bari busy cyane nimuzana abana babigisha rero murakoze Imana ibahe umugisha ibiganiro byacu nakagaruka
Ciao ciao. See Thank you. you. Au revoir. kubaka iwacu ni inshingano